Nshuti namwe bakunzi ba IBL Entertainment, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mu makuru tugiye kugenda tugarukaho atandukanye. By'umwihariko reka nongere nshimire buri muntu wese wamaze gukora subscribe, ndetse niba nawe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye ya entertainment tuzajya tugenda tubagezaho hano kuri IBL Entertainment bijye bibasha kukugeraho gatanu kuri gatanu. Niba rero umeze neza, reka nkwifurize gukomeza kumererwa neza, ndetse ntitwakirengagiza ko hari n'abantu batamerewe neza, hari abantu bafite ibibazo bitandukanye. Abo nabo reka tubayereke Imana, tubabwire tuti Imana irabakunda kandi ibyanyu byose Imana irabizi. Imana iraza kugenda ibigenza neza, umererwe neza. Tudatinze rero turi bugaruke kuri aya makuru atandukanye avugwa ku basitari, cyangwa se hari abasitari bamwe twabahitiyemo tugiye kugenda tubagarukaho. Umuntu wa mbere turi buhereho, cyangwa se abasitari ba mbere turi buhereho ni Tom Close n'umugore we Tricia. Tom Close aherutse gutangaza amagambo akomeye ayabwira umugore we Tricia ubwo yizihizaga isabukuru y'amavuko. Turaza kurebera hamwe rero ayo magambo atangaje cyangwa se adasanzwe Tom Close yavuze ku mugore we Tricia ubwo yizihizaga isabukuru y'amavuko. Tudatinze rero turaza kuyita dukomereza kuri couple ya Chita ndetse n'umugore we witwa Queen of Chita. Aba nabo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane bibarutse ubuheta. Byari ibyishimo ku muryango mugari wa Julius Chita, ndetse byari ibyishimo no ku nshuti zabo. Turaza kurebera hamwe abasitari bagiye batandukanye, amagambo akomeye bagiye bavuga, cyangwa se uburyo bagiye bababwira bati felicitation, abandi bati congratulations. Ndetse sabo gusa turi bugaruke no ku muhanzi Ken Sol n'umugore we Kunda Alliance. Aba nabo bakaba baribarutse imfura yabo. Nabo turaza kuba turebera hamwe ibyerekeye Ken Sol ndetse na Kunda Alliance. Ndetse sabo gusa turi buze kugarukaho, turi buze no kugaruka ku muhanzi Bruce Melody witegura gushyira hanze indirimbo ye nshya, izaba ndetse iri no kuri album nshya yitegura kuba yashyira ahagaragara. Bruce Melody rero ibyo bikomeje kuba gaterera nzamba hagati ye n'umugore wavuze ko yamuteye inda bakabyarana. None Bruce Melody akaba yaranze gutanga indezo, ndetse akaba yaranamutereranye mu kurera umwana bivugwa ko babyaranye. Turaza kurebera hamwe, ese Bruce Melody yemera uyu mwana cyangwa ntamwemera? Ese niba Bruce Melody yemera uyu mwana koko, kuki Bruce Melody yaba adafasha uyu mugore kurera uyu mwana? Dusanzwe tubizi ko Bruce Melody afite umugore ndetse banabyaranye abana babiri b'abakobwa. Uyu mugore wundi uvuga ko babyaranye ninde, babyaranye ryari? Ibyo byose turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Tudatinze reka tuhite dutangirira kuri Tom Close. Umuhanzi akaba n'umuganga Muyombo Thomas uzwi nka Tom Close yandikanye ishimwe agaragaza ko umugore we Ange Ingabire Tricia asobanuye buri kimwe mu buzima bwe. Amwifuriza gukomeza gukabya inzozi nziza mu minsi iri imbere. Ni mu butumwa yanyujije kuri konti ye ya Instagram mu gihe umugore we Ange Tricia yizihizaga isabukuru y'amavuko kuri uyu wa gatanu tariki ya 3 Gicurasi umwaka w'2024. Tom Close yasobanuye umugore we mu magambo atatu. Yavuze ko ari umuhanga cyane, umugore uzi kwita ku bantu kandi akaba mwiza imbere n'inyuma. Gaya magambo atatu akomeye Tom Close yavuze ku mugore we, cyangwa se asobanura umugore we, yamuvuze muri ayo magambo atatu. Ati ni umugore uzi ubwenge cyane, umugore uzi kwita ku bantu kandi akaba mwiza imbere n'inyuma. Yabwiye umugore we kunogerwa n'isabukuru ye, amwifuriza kongera kurota inzozi nziza kandi akazikabya. Arenzaho ko amukunda. Ati uyu munsi w'isabukuru yawe ukubera umunsi wuzuye umunezero,
ibyiza no kongera kurota inzozi nziza uzakabya mu minsi iri imbere. Ndagukunda mama w'abana banjye. Ngayo amagambo ya Dr Muyombo Thomas wamamaye ku izina rya Tom Close nk'umuhanzi. Tudatinze rero ndagira ngo twite dukomereza kuri Julius Chita ndetse na Batamuriza cyangwa se abenshi muzi nka Queen of Chita. Mu busanzwe Julius Chita ndetse na Batamuriza Yvette bari basanzwe bafitanye umwana umwe w'umuhungu, none ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka w'2024 nibwo bibarutse ubuheta, ndetse uwo mwana nawe ni umuhungu. Bivuze ngo uyu munsi bafite abana babiri b'abahungu. Rero Julius Chita ku itariki 30 yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram yandika amagambo akomeye, yandikira umugore wamushimira cyane ndetse anamubwira ko amukunda cyane. Yagize ati tariki 30 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2024 the second born boy IGZ, izo ni impine z'amazina y'umwana w'umuhungu wavutse, ahita ashyiraho akayemoji kazamura icyubahiro ku Mana n'akandi kayemoji karambuye ibiganza kagaragaza umuntu urimo asingiza Imana. Ahita yandika amagambo ati thank you Batamuriza, the best mother. Ahita ashyiraho imitima ibiri, ahita akomeza ati I and IGN, izo ni impine nanone z'amazina y'umwana wabo w'imfura. We love you Queen of Chita. Ahita ashyiraho imitima ndetse n'utuyemoji tw'abantu bari kubyina, bigaragara ko we n'umuhungu we w'imfura bishimiye uyu mwana w'ubuheta bibarutse, ndetse banashimira cyane umugore we cyangwa se Queen of Chita. Nk'uko rero bigaragara ku rukuta rwe rwa Instagram, nyuma yo gupostinga aya magambo yishimira umwana we wa kabiri w'ubuheta yari amaze kwibaruka we n'umugore we, abasitari batandukanye bagiye bamwifuriza ibyiza byinshi ndetse bamubwira bati congratulations. Barangajwe imbere n'ubundi na Ibel cyangwa se na Ibel Entertainment, yagize iti big congratulations Julius Chita. Abandi basitari bagiye bifuriza Julius Chita ndetse n'umuryango we ibyiza byinshi ndetse banababwira bati congratulations. Twahita duhera ku witwa Miss Rwanda 2020 Ishimwe Naomi, yagize ati congratulations, ndetse Batamuriza yahise anamusubiza ashyiraho imitima ibiri. Witwa Junior Giti yagize ati nyuma ya Vumiriya havutse Tulia, congs to the king and Queen of Chita. Junior Giti rero akunda kuvuga ko umwana wa Julius Chita yitwa Vumiriya, none ngo havutse Tulia. Dukomeje rero, Julius Chita nawe yahise amusubiza ashyiraho utuyemoji turi guseka cyane. Witwa Irene Murindahabi nawe yagize ati congratulations Julius Chita, be blessed. Julius Chita nawe yaramusubije ati thank you uncle. Uwera Judy nawe yagize ati congratulations. Chita nawe ahita amusubiza ati thank you. Kiramani Major yagize ati subirayo nta mahwa. Naho Julius Chita yagize ati asante muvandimwe. Murungi Sabe ndetse akaba na pare wa Julius Chita yagize ati batatu basigaye ni ukubabyara vuba. Julius Chita yahise avuga ati ni batanu basigaye mani. Nekereza ko ibi ngibi ari ugutebya cyangwa se ari ukwivugira, cyane ko Chita yavuze ko atazabyara abana benshi. Uwitwa Alice D from USA yagize ati wow congratulations my brother. Ahita ashyiraho n'akayemoji k'umuntu kabisa ubona ko yabyishimiye cyane, ashyiraho na cya champagne. Uwitwa Julius Chita nawe ahita amusubiza ati thank you. Undi muntu wabifurije ibyiza byinshi ndetse anabafelicita yitwa Raisa Murungi, akaba ari umugore wa Murungi Sabe, yagize ati congratulations fam cyangwa se family. Julius Chita nawe yaramusubije aramubwira ati thank you Marlene. Undi muntu wabifurije wagize icyo avuga ni Papi Clever.
Papi Clever muramuzi cyane n'umuramyi we n'umugore we Dorcas yagize ati wow congratulations Julius Chita. Julius Chita nawe yagize ati thank you. Undi muntu we wabifurije ibyiza byinshi ndetse n'abafelicita yagize ati yitwa Eminyawe muramuzi ni umunyamakuru nawe yagize ati congratulations my brother, Uwiteka ashimwe ko umwana na nyina ari amahoro, ubu nibwo akazi gatangiye, ariko se mfite ikibazo, wowe na Clapton Kibonke mwubaka urugo mwarahamagaranye? Okay, ngo ni Eminyawe, uyu nawe ni umunyamakuru ndetse asigaye akora no ku Isibo FM. Abagiye rero bagira byinshi bagenda batangaza bifuriza Julius Chita n'umuryango we ibyiza byinshi, ni benshi ntago twabavuga ngo tubarangize, n'abantu barenga magana ntago bose twabavugaho, aho kuzereka dusoreze kuri Jackson Dushimimana cyangwa se uyu nguyu akaba ari nyiri Lady Blue JD yagize ati Kongs Chita. Reka rero dusoreze kuri abo ngaho, ahubwo tuhite twigarukira ku nkuru ya Kenny Solo ndetse n'umugore we Kunda Alliance. Aba nabo bakaba baribarutse imfura yabo nyuma y'uko ubukwe bwabo bwabaye mu ibanga rikomeye. Ni urukundo rwabaye hagati ya Kenny Solo ndetse n'uyu mukobwa witwa Kunda Alliance mu ibanga rikomeye, ndetse biza kugaragara ko Kenny Solo afite umukunzi habura igihe gito n'ubundi ngo bahite basezerana mu mategeko. Nyuma yaho gatoya mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo bahise basezerana mu mategeko, ndetse ubu ngubu nyuma y'amezi make cyane, nyuma y'amezi 5 ubukwe bwabo bubaye, nyuma 5 ariko ntabwo yari yuzura neza. Kenny Solo n'umugore we bamaze kwibaruka imfura yabo y'umuhungu. Aba ngaba bakaba Kenny Solo akaba yaramaze n'iminsi ashize hanze indirimbo yagaragayemo amashusho y'umugore we, akaba ari indirimbo yahimbiye umugore we amutaka, avuga uburyo atuma amererwa neza kuba mufite muri ubu buzima. Indirimbo nziza y'urukundo cyane, mujye ku YouTube channel ya Kenny Solo maze muyirebe. Tudatinze rero reka tuhite dukomereza kuri Bruce Melody ndetse n'ibi bivugwa ko yaba afite umwana yabyaranye n'umugore uri kumumushinja. Turebere hamwe byinshi bitandukanye kuri iyi case, tumenye niba Bruce Melody abyemera cyangwa se atabyemera. Mu busanzwe buri wese wabyaye umwana aba asabwa gutanga indezo, ariko hari ibikurikizwa hagati y'abashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse n'ababyaranye ariko batabana mu buryo bwemewe n'amategeko, aho ushobora kubyarana n'umukobwa ariko nimubane, uwo mugabo agashaka umugore cyangwa se uwo mukobwa agashaka umugabo. Nifashishije uru rugero nshingiye ku nkuru imaze iminsi ivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye, aho Agasaro Diane yisunze umunyamategeko we Turahirwa Theogene yandikiye umuhanzi Bruce Melody na lebo abarizwamo ya 155am amusaba kubahiriza ibyo bavuganye agatanga indezo. Mu gusoza ibaruwa yanditswe ku wa 22 Mata uyu mwaka w'2024, umunyamategeko Turahirwa yabwiye Bruce Melody ko igihe cyose yaba atubahirije ibiteganyijwe mu gutanga indezo azitabazwa inzira z'inkiko kugira ngo ikibazo afitanye n'Agasaro Diane gishakirwe umuti urambye. Bati tukaba rero tugusaba kubahiriza inshingano zawe ubwumvikane ku buryo bwihuse, bitaba ibyo tukiyambaza inzira y'ubutabera, kandi mukaba muzirengera ikiguzi bizatwara kugira ngo ubutabera butangwe. Isoko z'amakuru zivuga ko mu minsi ishize Bruce Melody yagiye muri Uganda ari kumwe n'ababarizwa muri 155am bahura kandi bagirana ibiganiro n'Agasaro Diane bijyanye no kwita kuri uyu mwana babyaranye. Ni ibiganiro bivuga ko byasize Bruce Melody yemeye kuzaha Agasaro Diane amafaranga angana na miliyoni 10 ngo kuva ubwo Agasaro yongeye kuvugana na Bruce Melody byanatumye yifashisha uruhande rw'amategeko kugira ngo umwana we abone indezo.
Agasaro Diane abarizwa muri Uganda ariko umwana avuga ko yabyaranye na Bruce Melody abarizwa mu Rwanda ndetse yatangiye amashuri ye. Gusa nubwo ibi biri kuvugwa muri ubu buryo, kugira ngo wumve iki kintu witonze neza. Ubwo Bruce Melody yari mu kiganiro na Isibo TV tariki ya 8 Nyakanga umwaka w'2020, Bruce Melody yabajijwe uko ikibazo cye na Gasaro Diane cyarangiye kuko cyatangiye kujya mu itangazamakuru kuva mu mwaka wa 2016, asubiza ko atemera umwana. Yavuze ati urakoze kumbaza icyo kibazo, ni ikibazo gikomeye cyane, ariko icyo navuga nuko na n'ubu ntaremera uriya mwana kuko nyine ntakwemera umwana utari uwanjye. Nubwo ibi byose biri kuvugwa muri ubu buryo, ariko ahangaha muri uyu mwaka w'2020 Bruce Melody yatangaje ko atemera uriya mwana, ndetse ni ikibazo cyatangiye kujya mu itangazamakuru guhera mu mwaka w'2016. Ikindi wamenya kuri uyu muhanzi ugezweho muri iyi minsi Bruce Melody, ndetse umaze igihe yaramamaye cyane mu ndirimbo When She's Around yakoranye na Shaggy wo muri Jamaica, yavuze ko yasabye Agasaro Diane gupimisha ADN ariko arabyanga. Ati ubwanjye naramubwiye ngo aze tujye gupimisha ibizamini bya ADN kugira ngo impaka zishire, ariko yarabyanze. Gusa igitangaje ahangaha bitana ba mwana, Agasaro Diane nawe yigeze kuvuga ko Bruce Melody yamusabye ko bakoresha ADN, umunsi ugeze umunyamategeko we agira ibyago. Ati nahamagawe na polisi bambaza imyirondoro yanjye, ariko ibyo gupimisha umwana nabyo bambwiye, ariko hari igihe Melody we ubwe yari yavuze ko tuzajya gupimisha, ariko ku wa mbere hageze avuga ko umunyamategeko we yagize ibyago. Uko bigaragara rero, yaba Bruce Melody agaragaza ko uyu mugore uvuga ko babyaranye yanze ko bakoresha ibizamini bya ADN test, ndetse n'uyu mugore nawe akagaragaza ko Bruce Melody yanze ko bakoresha ibi bizamini. Rero bakomeje kwitana ba mwana hagati yabo, ntituzi ngo bizarangira bite, ntituzi ngo ukuri guhari ni ukuhe. Gusa uko biri kose ukuri bizarangira kugiye ahagaragara ko n'ubundi Bruce Melody arahari, n'uwo mwana bivugwa ko ari uwe arahari. Byanze bikunze ikintu kizaca impaka uko hazakorwa ibizamini bya ADN test. Rero nshuti namwe bakunzi ba Ibel Entertainment, ndetse n'umuntu wari ugeze kuri Ibel Entertainment bwa mbere, mwese eka mbifurize gukomeza kugira amahoro y'Imana, cyane cyane weho wamaze gukora subscribe, ndagushimiye cyane. Niba nawe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye tuzajya tugenda tubagezaho hano kuri Ibel Entertainment bijye bibasha kukugeraho 5 kuri 5. Imana ibarinde.